Sasa rero umukodu nahageze ni Jacodu Karivano umuhungu w'umujyi. Hanyuma uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakemerera undi muntu akitaba telefoni yawe uramutse uhari cyangwa udahari, ufite umwanya cyangwa utawufite. Uretse ko rimwe bamwe bakunze kwitotomba kuko rimwe usanga bitabirwa telefoni batanabigizemo uruhare, ugasanga baritabaza abatekinisieni bigo by'itumanaho kandi ari ikintu cyoroshye wabasha kwikorera. Iyi ni Kodu TV, wakora subscribe nakubwiye rega gutanga inkunga sukuzana kilo jana y'ibishyimbo ngo uyinzanire oya reka reba aho hasi hari subscribe mu ibara ritukura ukandeho niba utarabikora. Hanyuma urabona akantu kameze nk'inzogera nanone nako ukandeho, dukomeze kwibanira mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu nkuru zacu tugenda dushyiraho uko bukeye nuko bwije. Menya uko wakwemerera undi akitaba abahamagara telefoni yawe igihe uhuze. Abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'aha ngaha mu murwa Yesu azadusanga i Kigali mu duce dutandukanye. Abari hanze y'u Rwanda, i Burundi, Tanzania, Kongo, Kenya, Somalia n'ahandi mu nkurikira cyane mbahaye yambo. Aka ni agace kacu rero tayari k'ikoranabuhanga tugiye kujyamo. Nanone muribuka ubwa mbere nababwiye uburyo wakorera amafaranga ukoresheje YouTube. Hanyuma nanone nkusobanura uburyo wakikuriramo kode muri telefoni yawe uramutse wayibagiwe. Biri muri video zacu zibanza, wagenda nazo ukazireba niba utarazirebye. Nongere nguhe ikaze, tugiye kurebera hamwe uburyo wakwemerera undi akitaba abahamagara telefoni yawe igihe uhuze. Kwitotomba, gukeka buri muntu wese ukuzengurutse cyangwa uguhora hafi, kurakarira ibigo by'itumanaho ni bimwe mu byo usanga abantu bavuga ko telefoni zabo zigendanwa zitabwa n'abandi, bagakeka ko baba binjiriwe. Ibyo nyamara mu gihe ba nyirazo bo baba bazifite ndetse banazihamagaza bigakunda. Rimwe na rimwe bikunze kugaragara ko iki kibazo nyiri telefoni yakikemurira ubwe atagombye kwitabaza abatekinisiye mu gukora za telefoni cyangwa bimwe mu bigo by'itumanaho bitewe n'icyo akoresha. Nk'uko bigaragazwa n'imbuga z'itumanaho nka telefoni.co.uk n'urubuga rwa MTN Rwanda ndetse n'itsinda rya Telecommunications Heritage Group THG. Ubu buryo bwo kuba telefoni yawe ishobora kwitabwa n'undi muntu kandi utazi ngo si ikibazo, ahubwo ngo ni bumwe mu buryo buri wese ukoresha telefoni nawe ashobora gukoresha mu gihe ari ahantu atabasha gukoresha telefoni cyangwa adashaka kuyitaba, ariko akaba yaha undi muntu yizeye ubwo burenganzira bwo kuyimwitabira binyuze ku yindi nimero ya telefoni asanzwe akoresha ariko itandukanye niye. Bakaba babwita call divert cyangwa call forward mu rurimi rw'icyongereza. Uko call divert ishyirwa muri telefoni, uku niko kohereza nimero yawe ku yindi nimero bikorwa. Ukanda akanyenyeri 21 ugashyiraho nimero ushaka ko izajya kwitabira, hanyuma ugakanda urwego, nyuma ukemeza yes cyangwa okay. Urugero, ushobora gukanda akanyenyeri 21 078 37 63 ugakomeza n'izindi nimero ushaka niyo ushyiramo ngo nanjye mvuze iyo ngiyo, hanyuma ukongeraho urwego ugakanda yes. Mwibutsa ko ushobora kunyandikira ku mbuga zanjye nkoranyambaga ukambaza ikibazo cyangwa aho ufite imbogamizi cyangwa ikindi ushaka ko tuzavugaho ubutaha, unyuze kuri ugasiga kanya ukandika Kodu, ugasiga kanya ukandika Karivano cyangwa ukandika hano muri comment, nkaba nabasha kugusubiza. Hanyuma kuri WhatsApp ushaka kunyandikira kuri 0783763354.
ushobora kandi kwinjira muri telefoni yawe ukabikoreramo bitewe na telefoni ukoresha nk'uko bigaragara kuri izi ngero zikurikira. Telefoni ya Sony Ericsson winjira ahanditse setting, ukajya kuri call, ukajya kuri divert calls, ukahasanga divert calls bitewe n'iyo ushaka ugahitamo. Telefoni ya Nokia ujya muri setting, ukajya muri call setting, ukajya muri divert ukemeza, ukabona divert calls bitewe n'iyo ushaka ugahitamo. iPhone ujya kuri setting, ukajya muri phone, ukajya kuri call forwarding, ukemeza kuri open, ugahitamo nimero ushaka ko izajya ikwitabira. Ushobora no kwinjira muri setting cyangwa parameter ya telefoni yawe ugashyiramo cyangwa ugakuramo ubu buryo. Muri telefoni za simcard ebyiri cyangwa 3 zo winjirira muri phone setting, ukajya muri call setting cya call account, ugahitamo simcard ya mbere cyangwa iya kabiri cyangwa iya gatatu bitewe n'iyo ushaka ko bazakwitabira, ukemeza kuri call divert, ugahitamo nimero ushaka ko izajya ikwitabira bitewe n'iyo ushaka ugahitamo. Kuri izi zose twavuze haruguru n'izindi, iyo ugeze kuri call divert uba ushobora guhitamo igihe wifuza uwo wahaye uburenganzira ko yazajya kwitabira telefoni yawe. Mugihe telefoni yawe itariho cyangwa se kuri telefoni yose iguhamagaye ntubashe kuyitaba ako kanya. Call cyangwa divert or voice call igihe cyose telefoni yawe iriho cyangwa itariho. Igihe uhamagawe telefoni yawe ntiboneke cyangwa nticemo. Divert if no answer igihe uhamagawe ntiwitabe, uwo wahisemo ashobora kuyikwitabira. Divert if busy mu gihe baguhamagaye uhuze cyangwa uriho kuyivugiraho. Divert call data call. Divert all data calls buri wese uguhamagaye azitabwe n'uwo wahaye uburenganzira. Iyo umaze guhitamo icyo wifuza ukanda kuri activate, ukabona handitse to new number, ukandikamo nimero y'ushaka guha uburenganzira, ugakanda OK. Iyo birangije guhera uwo mwanya wa muntu atangira kujya yitaba telefoni yawe kugeza igihe uzabikuriramo. Wabwirwa n'iki ko telefoni yawe irimo divert call? Ko abaguhamagara boherezwa ku yindi nimero? Birashoboka cyane ko abana bawe mu rugo bakinisha telefoni yawe bagashyiramo call divert utabizi, kandi nabo batabizi, wenda nabo batabishaka, cyangwa se umuntu akabikora kuri telefoni yawe agira ngo ajye yakira nimero cyangwa yakira abaguhamagaye, yewe atanabigusabye uburenganzira. Ushobora no kwifuza kubivamo rero, nabyo ni uburyo bworoshye nk'uko kubijyamo nabyo wamaze kubona ko ari ibintu byoroshye. Ukanda nanone akanyenyeri, ukanda nanone urwego akanyenyeri 21 akanyenyeri nimero y'umuntu wahisemo ko azajya kwitabira, ugakanda urwego. Urugero ushaka gukanda urwego akanyenyeri 21 akanyenyeri 078 75 73 190 urwego. Urwo ni urugero nanze, ntabone kutaza kubikora kuri iyo nimero. Cyangwa ugakanda urwego 002 urwego. Ushobora nanone kwinjira muri za nzira twanyuzemo tuyishyiramo, wagera ahanditse call divert ugahitamo ahanditse cancel all divert. Gusa hano hari igihe telefoni igusaba umubare w'ibanga password, ugashyiramo 04 ukemeza bihita birangira bikavamo. Wamaze kandi guhitamo igihe utifuza ko wajya witabirwa n'uwo utahaye uburenganzira, ushobora guhitamo deactivate mu mwanya wa activate. Mushimiye kuba wari unkurikiye muri kano gace k'ikora nabuhanga, nagusobanuraga uburyo ushobora
kwemerera umuntu akajya kwitabira telefoni mu gihe uhuze, mu gihe udafite umwanya wo kuyitaba, cyangwa wenda baramutse barabishyize muri telefoni yawe utabizi uburyo wabikuramo. Wakoze kuba warubanye nanjye. Ufite ikibazo wambaza muri comment cyangwa unyuze kuri Facebook, kuri Twitter se, kuri Instagram se, wanditsemo Jacodu Karivano. Nkwibutse ko aho ngaho hasanga andi makuru yose agezweho y'uwo munsi, kuko uyu ni wo mwuga, niko kazi kacu, kandi tubayeho ku bwanyu. Shimiye buri muntu wese wafashe umwanya wagakora subscribe, umbwira ko n'utarawukora ariko kanya. Hanyuma reka dukomeze mu nkuru zacu z'ubutaha. Wakoze kuba warunkurikiye. Hasta la vista.